Shuti mukunzi wa Beroya TV, ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Twishimiye cyane kubana nawe. Tunakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byacu mu buryo bwihuse. Uwo wumva kuri mikro Tuyiringire Israel. Ubuzima bwo kuri mu bumbe dutuye isi bugizwe n'ibintu bibiri: icyiza n'ikibi, umubabaro n'ibyishimo, guseka no kurira. Ubundi kuva icyaha cyagera mu isi yari yishyize mu butware bwa Satani. Ubu icyo twagakwiriye kuba tubona gusa mu buzima byari amarira n'agahinda, intimba n'umubabaro. Ariko kandi hashimwe Imana ko no mu bihe bimeze nk'ibyo ije tugeneraga gato ko kwishima tugaseka, bona nubwo biba ari iby'igihe gito. Yego, tugira ibihe by'umubabaro muri ubu buzima, cyane nk'ibihe by'uburwayi n'ibihe by'ibyago n'urupfu. Ariko kandi haboneka indi mpamvu idutera kumwenyura. Muri byo twavuga nk'ibihe by'iminsi y'ibirori tugira, ibirori by'umuryango, iminsi mikuru tugira ku rwego rw'igihugu, umunsi mukuru w'ubwigenge, ukwibohora n'indi myinshi. Hari iminsi twizihiza amasabukuru yacu, aho twongera kwishimira amatariki tuba twaravukiyeho, iminsi twashingiweho, iminsi twarangirijeho ibyiciro bitandukanye by'amashuri, amatariki twaboneyeho akazi, n'umunsi mukuru w'itangira ry'umwaka wizihizwa na benshi, bonane. Iyi minsi yose ni ingenzi mu buzima bwacu kandi ni myiza. Tuba tugomba kwicara tukongera kwishimira ibyiza Imana iba yaratugejejeho. Si twe gusa, Yesu nawe akiri ku isi yishimiraga kandi akizihiza iminsi mikuru yo mu gihe cye y'igihugu yavukagamo mu ishyanga rya Israel. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu bice 19:29 hatubwira umunsi mukuru umwe Yesu yigeze kwizihiza muri aya magambo: Yesu agiye i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Ageze bugufi bw'i Betifage n'i Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri mu bigishwa be ati: mujye mu kirorero kiri imbere, nimwinjiramo muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, nuko mukiziture mukizane, kandi nihagira ubabaza ati murakiziturira iki, mumubwire muti databuja niwe ugishaka. Izo ntumwa ziragenda zibisanga nk'uko yazibibwiye. Bakizitura icyana cy'indogobe, ba nyiracyo barababaza bati munakiziturira iki? Barabasubiza bati databuja niwe ugishaka. Bakizanira Yesu, bagiteguraho imyenda yabo, bakicazaho Yesu. Akigenda basasa imyenda yabo mu nzira. Yesu yenda kugera mu ibanga ry'umusozi witwa Elayono, iteraniro rinini ry'abigishwa be bose batangira kunezerwa no guhimbarisha Imana ijwi rirenga kubw'ibitangaza babonye byose, bati hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka. Haleluya. Mbega umunsi w'ibyishimo, mbega umunsi wari uw'ibirori. Umva nawe, uyu munsi wari umunsi mukuru wa Pasika, aho ishyanga ryose ry'Abisirayeli bishimiraga ukubohorwa kwabo bava mu Egiputa. Amateka y'iri shyanga atubwira ko bamaze imyaka magana menshi ari inkorera gahato mu gihugu cya Misiri. Kuri iyi tariki rero, igihugu cyose, imihana yose n'intara zose z'iri shyanga bateraniraga mu murwa mukuru w'igihugu cyabo witwaga Yerusalemu. Yerusalemu wari umurwa mukuru ukomeye muri iki gihe, wubakishijwe amabuye y'igiciro cyinshi, ugoswe n'inkike ndende, utatswe n'amazu meza cyane n'ibiti byiza by'imizabibu. Muri uyu mujyi w'igitangaza niho hari hubatse ingoro ikomeye. Urwo ni urusengero rwubatswe n'umwami Salomo. Iyi nyubako niyo hari ubwiza bw'uyu mujyi wa Yerusalemu. Yari yubakishijwe amabuye meza y'igiciro cyinshi cyo mu bwoko bwa zahabu na barubire. Mu gihe cy'iminsi mikuru, Abisirayeli bose babambaga amahema mu dusozi twiza tw'uyu mujyi wa Yerusalemu, bakahamara igihe bishimira ko Imana yabakuje amaboko akomeye mu buretwa kwa Farawo mu Egiputa. Muri iki gice Bibiliya itubwira umunsi umwe kuri uyu munsi mukuru wa Pasika. Yesu ari we mushyitsi mukuru muri ibyo birori by'uyu munsi mukuru. Mbese mugenzi wanjye, ushobora kwiyumvisha uko byari bimeze kuri uyu munsi aho hantu? Tekereza ku munsi mukuru wo kwibohora tugira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuri buri tariki ya 4 Nyakanga. Utekereze Perezida wa Repubulika ari we mushyitsi mukuru kuri uwo munsi. Usibye ahari muri ibi bihe bibi, ibihe bidasanzwe byo kudahura kw'abantu benshi, ku
ku mpamvu zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Naho ubundi imodoka nziza ndetse yewe nziza cyane irategurwa, imihanda ahantu hose ari bunyure ikarimbishwa cyane, abaturage igihugu cyose bakabwirwa aho bari bujye kwakirira umuyobozi wabo. Abantu bose baba bategerezanije amatsiko kumva ijambo ry'umuyobozi mukuru wabo kuri uwo munsi w'ibirori. Kuri uyu munsi wa Pasika, Yesu niwe wari umushyitsi mukuru. Muri iki gihe Abayahudi bari mu bukoloni bw'Abaromani. Yesu wari waragiye avugwaho kenshi n'abanditsi b'amateka ko ari we mwami w'ishyanga rya Isirayeli, wari warahanuye ko ari we uzacungura iryo shyanga akarivana mu ngoyi y'uburetwa. Niwe wari ugiye kuba umushyitsi mukuru kuri uyu munsi wa Pasika. Abayahudi bizeraga badashidikanya rwose ko uwo ari we mwami wahanuwe uzabayobora akabavana mu maboko n'ubutegetsi by'Abaroma. Nuko rero nk'uko bigenda ku munyacyubahiro wese, imodoka nziza ndetse yewe nziza cyane irategurwa. Muri iki gice bavuze indogobe kuko arizo zariho icyo gihe, indogobe nziza itarigeze guheka umuntu, kandi koko niyo yagombaga guheka umwami Mesiya. Imihanda yose aho yari bunyure irarimbishwa cyane, bigera naho basasa imyambaro yabo mu nzira aho Yesu yagombaga kunyura, maze abantu bose baza gusanganira umwami ukomeye bahagarara ku mayira, bagenda baririmba bazunguza amashami y'imikindo bati, Hoziyana, Hoziyana, hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka. Mbega umunsi wari w'ibyishimo. Uyu munsi iteraniro ryose ryari ritegerezanije amatsiko n'ubwuzu byo kumva ijambo ry'umwami wabo Mesiya uzabakiza ingoma y'Abaroma. Uyu munsi ahari wari ugiye kuba ijambo ry'amateka, nk'umunsi mukuru w'ijambo tuzi ryabayeho riba gikwira mu isi yose, ijambo rya Martin Luther King Jr. ubwo yaharaniraga ubwigenge bw'abirabura babaga muri Amerika, aho yagiraga ati, I have a dream. Nk'uko bisanzwe, mbere y'uko umuyobozi ahaguruka arabanza akabwirwa ibyagezweho. Yesu nawe niko byagenze, yabanje kwerekwa ibyagezweho. Ku ikubitiro, icyari ikiratwa n'ishema ryabo rwari urusengero rw'agatangaza rwubakishijwe zahabu. Mbese ushobora kwiyumvisha ijambo rya Yesu nyuma yo kwerekwa ubwiza bw'iyo ngoro y'igitangaza ya Yerusalemu? Iteraniro ryose, abakuru n'abato, abasore n'inkumi, abagabo n'abagore, abasaza n'abakecuru, bari bategerezanije ibyishimo ijambo ry'umuyobozi wabo Yesu. Nyamara mvuko ku murongo wa 41 havuga, ageze hafi abona umurwa arawuririra. Ageze hafi abona umurwa arawuririra. Aho gusabwa n'ibyishimo, Yesu amaze kwerekwa no kwitegereza ubwiza bw'uwo murwa ukomeye bari bariyubakiye, mu gihe bo bari buzuwe n'ibyishimo, Yesu we araturika ararira. Kuki yarize ku munsi w'ibyishimo? Reka dusenge. Mwami Imana ikomeye, mubyeyi wacu, turagushimira ko no mu buzima bubije nk'ubu ujya uduha agahenge, ukaduha akanya gatoya ko kumwenyura. Ariko kandi turibaza ngo mbese ibyo bidutera kwishima ni ibitunganye, aho ibyaba bidusetsa si ibikuriza? Ngwino utuyobore muri iki kiganiro, kandi ku musozo wacyo uduhe kwemerera ubushake bwawe ngo abe ari bwo buyobora amarangamutima yacu, abe ari bwo buyobora kwibwira kwacu kose, mu izina rya Yesu, amena. Kuki yarize mu gihe cy'ibyishimo? Kera nkiri mutoya, iwacu iyo umwana yariraga afite imbehe cyangwa icyo twita isahani y'ibiryo imbere ye, umubyeyi yaramukubitaga cyane ngo ni inkunguzi. None se ibi byaba bitaniye he no kubona umuntu urira ku munsi mwiza w'ibyishimo, abantu bose baseka, abantu bose bishimye? Mbese ushobora gutekereza neza impamvu yateye Yesu kurira ku munsi mukuru nk'uyu w'ibyishimo? Mbese amarira ya Yesu yari ubukunguzi? Umva icyo Bibiliya itubwira ku murongo wa 45 w'iki gice. Ijambo ry'Imana ritubwira icyateye Yesu agahinda n'intimba iremereye bitavugwa, agaturika akarira muri aya magambo. Yesu yinjira mu rusengero, atangira kwirukana abahaguriragamo, arababwira ati,
handitswe ngo inzu yanjye izaba iyo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Mbega amagambo ababaje! Abayuda bari bafite inyubako itangaje bitaga urusengero, ariko Yesu we mu kwitegereza icyo yabonaga imbere ye ryari iguriro, ryari isoko, kuko bari barahahinduye ahagurirwa hakanagurishirizwa. Urebeye inyuma wabonaga ari urusengero koko, nyamara ibyakorerwaga muri iyo nyubako byari ubucuruzi mu bundi. Mbese mugenzi wanjye, bimeze bite n'ibibera mu nyubako z'amadini menshi yo muri iki gihe? Byashoboka hari ko zatari amaguriro agaragara, ariko kandi zikaba zarahindutse aho gukusanyiriza amafaranga, kugeza n'aho bamwe bayapfa rwose bakazirwaniramo. Yego nibyo, amafaranga arakenewe muri uyu murimo kugira ngo ujye mbere, ariko kandi siyo ngingo ikwiriye kuba imbere mu nzu y'Imana. Ku murongo wa 46 haragira hati, inzu yanjye izaba iyo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Mbega amagambo ashishana, mbega amagambo ateye agahinda! Abayuda bagaragaraga ko ari abantu bakunze Imana, ko ari abantu bafite ishyaka ryayo, ariko ngo bari abambuzi, bari indyarya, bari abatekamutwe mu kinyarwanda cy'ubu. Maze ubwo inzu y'Imana ihinduka isenga ry'abambuzi, ihinduka ityo agatsiko k'indyarya, kandi cyari kibategereje mu gihe gito cyari imbere, kwari ukurimbuka kubw'ibyaha byabo. Ngibi byo Yesu yitegereje, maze bimutera agahinda kenshi, ararira. Mu gihe bo bishimiraga ibyiza bigaragara bagezeho, Yesu yitegereje ibyari mu mitima yabo, n'igihano cyo kurimbuka kwari kubategereje, bimutera agahinda kenshi, ararira. Mbese mwene data nawe mushiki wanjye, mu gihe cyawe cy'ibyishimo, ahari wenda ku munsi w'ibirori by'ubukwe byawe, ku birori by'umunsi mukuru nka bonane n'indi minsi myinshi tugira, Yesu aramutse ahageze yanezeranwa nawe? Bitekerezeho neza. Ubu turi mu mpera z'umwaka, aho abantu benshi bari kwitegura, bategerezanije amatsiko n'ibyishimo umunsi mukuru wa bonane. Bamwe bazaba bishimira ibyiza bagezeho muri uyu mwaka, amazu meza biyubakiye ahari se, amashuri ahanitse barangije se, impamyabumenyi z'ikirenga babonye se, amafaranga menshi bagezeho n'ibindi. Yego, ibyo ni byiza, ndetse yewe byiza cyane, ariko se kandi mbese Yesu yitegereje imibereho yawe, aho ntiyasanga ubarirwa mu isenga ry'abambuzi? Isuzume urebe ibyo ufite uko wabigezeho. Mbese aho ahari si ibyavuye mu mikorere idahwitse y'ubwambuzi? Mbese aho ahari si ibyavuye mu kunyereza umutungo, kunyereza imisoro ya leta se, kurya ruswa cyangwa kunyunyuza imitsi y'umukene? Niba ari uko bimeze, ushobora kuba wishimye, yewe wishimye cyane, ariko Yesu we yakureba bikamutera kurira. Mbese wowe ubu uraseka mu bibabaje, kandi iteka rigutegereje ni ukurimbuka. Uyu munsi Yesu ahagaze ku rugi rw'imibereho yawe, arakubwira ati, ngwino. Ararizwa n'imibereho yawe idatunganye. Birashoboka ko woweho waba wishimye, wishimira ibyo ubona ko ari byiza, ariko arakubwira ati, uyu munsi iyo umenye icyaguhesha amahoro, ariko dore bihishwe amaso yawe. Ubwo dusoza uyu mwaka, twishimira ibyiza twagezeho muri ubu buzima, Imana itubashishe gutekereza neza ku mibereho yacu bwite y'iby'umwuka, kandi ubwo dutangira undi, itubashishe gufata ibyemezo bihamye byo kuvugurura ibyaturanze byinshi biteye agahinda, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.